Muraho neza. Hari imiryango 10 udakwiriye kuba wasaba cyangwa se ngo ukuremo umugeni. Uribaza uti ibiba byagenze bite? Buryo uri gushaka urukundo rw'igihe kirekire si byiza kwihutira cyangwa kugendera ku by'abandi bavuga gusa. Hari abantu n'imiryango umuntu ashobora kugenderaho cyangwa gufatiraho inama. Ariko hari n'imiryango 10 umuntu muzima, umuntu utekereza adakwiriye gusabamo umugeni. Ntibivuze ko ugomba kuba wenyine, ahubwo nukumenya abo wemerera kugira uruhare mu buzima bwawe bw'urukundo. Iyo uhisemo neza abikurinda stress, kugorwa n'ibitekerezo by'abantu, ndetse rwose urukundo rwawe rugatera imbere ku bwenge, ku mutima ndetse no ku bushishozi. Umuryango uza ku mwanya wa mbere udakwiriye gusabamo umugeni cyangwa se ngo ube wakuramo umukobwa w'inzozi zawe, burya ni umuryango utakubaha ndetse ngo umenye aho ugomba kugarukira mu buzima bwawe. Uyu ni umuryango utubahiriza privacy yawe cyangwa se ubuzima bwite bwawe. Burya iyo umuntu ashaka kumenya buri kintu cyose ku mubano wawe cyangwa se ku mutima wawe, ntushobora kugira umutekano. Iyo usabye umugeni rero muri uwo muryango umeze gutyo, usanga bagenzura uko wiyumva, ugasanga ibyo ukora byose n'uburyo ufata ibyemezo bashaka kubifatamo iya mbere. Ndakwinginze ahangaha ntuzemere yuko urukundo rwawe rugomba gutera imbere, by'umwihariko binyuze muri ubu buryo, kuko bishobora kuzaguteranya n'uwo mukobwa muzaba mwaramaze no kubana, kandi mu by'ukuri mwarubatse mugambiriye gutera imbere mu mutuzo, aho guhora mwiruka mu makimbirane ndetse aterwa n'imiryango. Undi muryango wa kabiri ni umuryango ushaka kugenzura amafaranga yawe. Burya hari imiryango ishaka kugenzura uko ukoresha amafaranga cyangwa ubushobozi bwawe mu mishinga. Ngo kuba bakubonye kuri umukwe bagomba kugufatira ibyemezo, cyane ko abenshi bagufata nk'umwana mu muryango. Burya niba ushaka gusaba umugeni mu muryango runaka, cyane cyane umuryango umeze gutyo, rwose ndagira ngo nkubwire yuko abazakubuza gufata ibyemezo byigenga, kandi burya urukundo rwawe ntirukwiriye kuba isoko yo kugenzurwa k'umutungo wawe. Gucunga amafaranga yawe no gufata ibyemezo bikwiriye ku mafaranga yawe bigomba kuba ku bwenge bwawe, ntabwo ari ku nyungu z'abandi. Wenda icy'ingenzi ahangaha ushobora gufatanya n'uwo mugiye kubana, kuko biba ari ihame ndetse muba mwaranavanze umutungo. Ikindi kintu cya gatatu ndetse ikibanda ku muryango ukomeye cyane udakwiriye kuba wakuramo umugeni, ni umuryango wibasira impano yawe cyangwa se umuryango utubaha ibyo ushoboye. Uyu ni umuryango ushaka yuko ugira umugeni, ariko mu by'ukuri bagashaka kugushyira mu bikorwa cyangwa ibintu utazi, bitewe n'uko bashaka kuguforma cyangwa se uko bashaka kukurema, cyangwa se mu by'ukuri bagafata ibyo wari uzi byose bakabitesha agaciro. Ntugasabe rero umugeni abantu bameze nk'abo ngabo, kuko bazaguca intege ndetse no kugutera kwicuza ku bushobozi bwawe. Kandi burya wibuke ko impano yawe cyangwa se ibyo ushoboye biba ari intangiriro y'iterambere ryawe, kandi nibyo byagufasha kwiteza imbere ndetse no kugera ku nzozi zawe. Undi muryango wa kane udakwiriye kuba wakuramo umugeni cyangwa se ngo ube wasabamo umukobwa ugira uw'inzozi zawe, ni umuryango ufite umuco by'umwihariko wo kuvugavuga, cyangwa se umuryango utajya ubika ibanga, wa muryango utizerwa. Burya hari imiryango ikunze gukoresha amagambo gusa, ugasanga ni umuryango utizerwa, cyangwa se ugasanga buri kimwe cyose bagenda bashyiramo amayeri n'amanyanga. Burya usabye umugeni muri abo bantu, wenda nubwo utakwita kuba afite umutima mwiza, bishobora kuzatuma by'umwihariko nawe wisanga mu manyanga mu buryo utabitekerezaga, bitewe n'uko burya umuryango washatsemo uba ufite uruhare runini cyane mu buryo ki nawe ukwiriye kubaho. Reka nkubwire ko urukundo rwawe rugomba kuba ku mutima, rukaba ku bushishozi ndetse no kuri discipline. Iyo wiyumvamo rero amarenga y'abo bantu, cyangwa se ukaba wibwira yuko umuryango ugiye gushakamo udashobotse, biba byiza cyane buryo wirinze uwo muryango, kuko ushobora kuzakugwisha mu makosa mu by'ukuri wayibwiraga yuko utazigera uyagwamo. Kuko burya kuba wahungira ahantu uzi yuko hose hari ibyaha, nawe rwose ushobora kwisanga wafashwe nk'umunyabyaha. Undi muryango wa gatanu udakwiriye kuba washakamo umugeni cyangwa se ngo ube wakuramo umukobwa w'inzozi zawe, ni umuryango ushaka kwihutisha ibintu, cyangwa se umuryango ukunda huti. Uyu ni umuryango ushaka ko wihutira gushyingirwa cyangwa se gufata ibyemezo nyamara utari witegura. Burya usabye umugeni abo bantu ubatuma rwose wihutira ibyo utigeze witegura, maze bigahinduka stress no gutakaza igihe. Kandi burya urukundo rwiza rusaba kwiga, gutegura ejo hazaza no kwiga uburyo bwo kubana neza.
Genzura rero uhitemo umuryango mwiza, wa muryango ukumva ndetse ugufasha kuba mwafata ibyemezo bizima ariko nta hutihuti irimo. Umuryango uza ku mwanya wa 6 udakwiriye kuba wakuramo umugeni cyangwa se ngo wasabamo umukobwa, ni umuryango wibanda ku cyo umariye gusa. Burya hari imiryango ishaka ko waba umukozi wabo mu rugendo rwa networking cyangwa se mu buryo bwo kugira connection gusa. Mu by'ukuri hari icyo bakwitezeho, niyo mpamvu bifuza yuko wababera umukwe. Ntugasabire umugeni muri uyu muryango, kuko uyu muryango ushobora kugushyira mu murongo utari uwawe. Kandi burya urukundo ntabwo rugomba kuba uburyo bwo kukwinjiza mu bintu runaka, ahubwo shaka umuryango ugufasha gukura mu rwego rw'umutima ndetse no mu bitekerezo, aho kureba ku buryo ugaragara gusa, kuko uburyo ugaragara cyangwa se sitatu ufite uyu munsi ejo ishobora guhinduka. Urumva niba ari wa muryango washatsemo ugukurikiye kuri ibyo bintu, mu by'ukuri ushobora kwisanga wa muryango mwatangiye kugirana amakimbirane ndetse ugatangira kugusuzugura, bakaba bavuga bati n'umukobwa wacu turamujyana kuko ntabwo kibashije gukora nk'ibyo wakoraga mbere. Undi muryango wa 7 ukwiriye kwirinda kuba washakamo umukobwa, ni umuryango burya ufite amateka y'amakimbirane cyangwa se umuryango uhora mu ntonganya, umuryango utumvikana. Burya ntugasaba umugeni abo bantu bafite amateka y'amakimbirane. Urugero, nk'iyo usanga ababyeyi babo by'umwihariko bahora mu bintu by'amakimbirane, bagahora barwana, bagahora batongana, birirwa mu manza z'urudaca. Burya usabye umugeni muri abo bantu, ibi ngibi nawe bikomeza kukuyobya, ukazisanga bigushyira mu makimbirane atari yawe, ndetse ugasanga watangiye kuburana ibintu utazi uko byatangiye. Kandi burya reka nkubwire ko urukundo rwawe ruba rugomba kuba rurimo peace of mind, rurimo amahoro yo mu mutwe ndetse no mu mutima, hahandi uba wumva utuje, ndetse bikanakubakira ubushobozi bwo gutekereza neza ku byerekeye ejo hazaza h'urugo rwawe. Undi muryango wa 8 ukwiriye kuba wakwirinda kuba wakuramo umugeni cyangwa se washakamo umugore, burya ni umuryango ushaka kuguhindura. Uyu ni umuryango ushaka ko waba umuntu utari wowe. Burya please ntugasaba umugeni muri abo bantu, kuko abangaba bazatuma wihutira guhindura imico yawe ndetse ukagerageza kwiyoberanya cyangwa gukora ibintu utumva. Kandi burya biba byiza iyo urukundo rwawe ruri ku bushishozi bwo kuba authentic, kwiyubaka ndetse no kugira icyizere mu buryo bwose uri. Undi muryango wa 9 udakwiye kuba washakamo umugeni cyangwa se ngo ukuremo umukobwa mukundana, ni umuryango by'umwihariko utagerageza kumva amarangamutima yawe. Ikireka nkigarukeho, umuryango udafite empathy. Burya ntugasaba umugeni muri uyu muryango b'abantu badashobora kumva amarangamutima yawe cyangwa se ngo babe bakumva ibyiyumvo byawe. Burya urukundo rutagira amarangamutima navuga yuko ruba ruregarega, kandi rwose nta cyizere na gito rushobora kubaka ku muntu. Iyo ufashe rero abo bantu ukavuga ngo shatse mu muryango nk'uyu nguyu, uhora muri stress, ugahora mu kutumvikana ndetse ugahora no mu kwiheba ku byemezo byawe wafashe uhitamo gushaka kuri uwo muryango. Please ibi ngibi byihorere. Undi muryango wa 10 udakwiriye kuba washakamo umukobwa cyangwa se umugore, ni umuryango wibanda by'umwihariko nyine ku gitutu cyangwa se umuryango utaguha agahenge, niko nabivuga. Burya ntugasaba umugeni abo bantu bashaka ko ibintu byose bihita bikorwa ku kanya. Ni byiza ko ibintu bikorwa bidatinze bikanatanga umusaruro, ariko niba ubona abantu bakwirukasa, yewe rimwe na rimwe ukaba utaranatekereza bakaba bagufatiye imyanzuro, icyo gihe ntabwo uba ukiri umugabo mu rugo, ibintu biba byamaze kugera ku rundi rwego. Burya urukundo ntabwo rukwiriye kwihutishwa. Bashobora kukugira inama nk'umuryango ugiye gushakamo, kimwe n'uko undi muntu wese yakugira inama, ariko ntabwo bakwiriye kugufatira ibyemezo mu gihe nawe utari wanatekereza ngo wumve yuko ibyo byemezo ni ukuri bikenewe. Iyo usabye umugeni muri abo bantu, batuma rwose wihutira gufata ibyemezo utari witegura, maze bigatuma usanga imyitwarire yawe yose ihindutse, ubushishozi no gutekereza ku byo ukora byose bigahinduka, ukisanga mu bihombo no kwicuza ndetse ntibagiwe n'amarira. Kandi burya ujye wibuka ko urukundo rwawe rugomba kuba ku bushishozi bwo gufata ibyemezo neza ndetse no gutegura ejo hazaza hawe ndetse n'uwo muzabana. Iyi ni inyigisho ikomeye y'ubuzima, nayo mpamvu hari imiryango 10 nakubwiye
udakwiriye kuba wasabamo umugeni. Ntibivuze ko ugomba kuba wenyine, ahubwo bisobanura ko ugomba kumenya abo wemerera kugira uruhare mu mubano wawe, abo wemerera kubwira iby'ibanga byawe, n'abo wemerera gusaba uburenganzira ndetse no kuba bagufasha mu rugendo rw'ubuzima bwawe. Urukundo rwiza rutangirira ku bushobozi bwo gufata ibyemezo by'ubwenge birimo imyitwarire myiza ndetse no gufata ibyemezo byubaka ejo hazaza.